Amazina yanjye nitwa Zuba, mfite imyaka 27. Mayira ni papa umbyara. Nawe Kemba we ni inshuti yo mu buto. Ubuzima mbayemo naburambiwe hakiri kare, bityo bituma mfata umwanzuro ukomeye ku buzima bwanjye. Ubuzima tubayemo bwa buri munsi bugira uko budutwara mu buryo butandukanye, ariko nyamara bamwe dufata imyanzuro bitewe na kondisiyo cyangwa se ubuzima tubayemo. Gusa iherezo rya byose birangira tugize ikiguzi dutanga ku mahitamo mabi twagize, aricyo ubuzima bwacu. no kuzikorera zite nta kibazo wumva. Oya ahubwo muzigeze ku kazi vuba zirakenewe. Sawa. Ndakuvugisha ntari. Sawa, bakobwa banjye. Mumeze mute? Bera. Bakobwa bawe nta soni. Umva mubwire turgucyama twumve. Nta mukobwa uri hano. Gasopo ya nyuma ni ya mbere. Nta mukobwa hano wabyaye. Twubahane. Siko nta n'isoni ugira. Bakobwa tongera kuvuga izina ryanjye. Kumva? Bera. Ibi ni ibiki? Ni ibiki? Ako ni gato bonye. Gasopo ya nyuma. Mbanze mumenyeshe ko nta mukobwa wawe hano hari. Ntabwo dushaka kongera gukubana mu matwi yacu twumva unavuga ngo abakobwa. Twubahane kuri inshuro. Abakobwa banjye washitse n'isoni. Dukwiye muri mundo gusa. Zikosha. Ikize kutagenda uhagaze umari iki? Genda aho wari ugiye. Birumvikana. Seji yashizemo. Genda senyene. Murakoze. Mwakaye. Dukoze ikize? Bera. Ibi ni ibiki Bera? Ibiki se? Ibiki? Mugatinyuka mukamenaho je. Bera muzi ikintu cyo muri urugo? Uri igiki? Fifi nawe? Ahubwo urababaje kuba ubonye ari akaje gusa atari n'igikoko. Twaguhaye last warning. Icyuri cyo ntago tukizi. Ni wowe ukizi. Ntago muzi icyo ndicyo. Habe. Ntago muzi icyo. Ntago dukenera kukimenya. Bera. Fifi we sindi bumurenganye n'umwana. Sigaragara cyo niwo mushuka. Ariko Bera. Surebe ibintu ukoze. Bikuza kunyikwega wanjye uri kubona nishimye. Sanje kubwira Nyabugogo. Sawa nyine genda. Sawa. Bera. Mbabarira. Genda. Ubundi cyangwa mama yakijyanaga kwega imbere. Anison. Azakura muto. Katatuzi.
neza ndabona ureba nk'umuntu ushonje ntabwo wariye numvaga njye nta peti mfite ariko noneho kuzakondora bizampenda reba ubu bugufwa wanitse ubundi bwishuri ntabwo murya mami umeze bite ni sawa umeze neza yego cyangwa njye mfite ikibazo pe kimeze gite se mwana wanjye nisubira buri atarisuje gusha gute nisubira kari akagabo washatse ni kagabo ki ngo akagabo kabisa ase urafata umuntu ungana kuriya w'umugabo warangiza ukamwita akagabo koko nisubira mukwiranye uburamukwiranye shabera turakwiranye nuko oya wapi turakwiranye oya nese ntabwo uzi ko urukundo rubaho njye naramukunze kandi mbona dukwiranye mama yanjye waramukunze cyane rwose ushaka waramukunze ko atagukunda ese nagusika ibintu nk'ibi bibaho ugakunda umuntu watagukunda ahubwo ari ikintu agukurikiyeho sha mwana wanjye reka mubwire fura yanjye arankunda ku rwego gushimishije mami nagagukunda uragukurikiye imitungo ashaka imitungo dade yadusigiye ngo namara kukwiyegereza yigurishe ntabwo ruri urukundo ntabwo uri urukundo rubaho uziko nanjye n'umwana uramugaho ntabwo namwibye igorata ibaze ntabwo ukitubonera umwanya usigaye uri bize ngaho mwagiye ku Gisenyi ngaho mwatembeye tukaramutse twenyine nk'ubu nari bwari ko ibisuko byanjye bishaje ariko ejo umuntu amuguriye iPhone nshyashya reba telefone yanjye na anti-block yaramenetse ibyo ntabwo ushaka kubyumva warangise ngo aragukunda gute nta kintu atwinjiza muri uru rugo nta kintu kumubona gutyo agukunze ate oya ariko nawe jya ushyira mu gaciro oya mami turakukunda twabanye mu buzima bubi tubana mu bwiza ariko tubabarire kuri inshuro pe turakwinginze kuri arankunda tubwire ikintu agukundira uzi ikintu nkundira se rega ndi umugore mwiza ubibona wowe I know uri mwiza ariko ntabwo ibyo aribyo agendeyeho agendeye ku kiza agendeye ku mafaranga agendeye ku mutungo yego mana ya amafaranga n'urukundo oya pe nyine nibyo ndi kukubwira yakoze buryo ki bwose bushoboka umukunde ako ntabwo agukunda sibyo fifi gorata bera ntabwo abeshya ma reba ako kuva yajya mu rugo nta munsi uretse sinzi uyu munsi ko byagenze ni kuva yaza nibwo twicanye basi n'iminota 5 ubundi mwatembeye mwagiye kandi iyo yose ni ku ikofi yawe sinzi niba nagira akazi sinzi n'icyo akora mwagiye mwatembereye ntiwitenga abana baryamye ntiwitengo bariye mami wumve nawe ushiye mu cyimbo cyacu wumva ari wowe icyo watekereza muri munsi mwatembeye mwagiye mwaraye muri ku Gisenyi muvuye ku Gisenyi mugiye ahandi hantu ko ibyo byose ni amafaranga nta nubwo araye nayawe urumva ejo azakugatira ndiko hano hantu dutuye reka tugurishe tujye ahantu runaka ugurishe amafaranga yafate nyine tu nyuma y'ibyo byose usanga turi kubunga twabuze ko mwana wanjye ibyo bitekerezo ufite rwose ntaga niko bimeze niko biri naga gukunda mami ibyo bintu ntago mbishaka naga gukunda uyu mugabo nabirakarira ntago kiduha umwanya mami nenda kamaze ibisuko amezi 2 reba byashaje akaje uramufunguje telefone nshyashya nzagusukisha ryari ndinda kukwibutsa ariko uzi n'ikindi vera
oya mami genda kubona wakonyuka dumwa kari ukongera reka ndababaye oya mami urisanzuye pe ariko nawe uri kurengera yego pe urwo rukundo nawe uri umuntu wagakunze okay naribi akukunda umuntu nyine ubona ko ukwiye gukundwa umuntu ejo nugira ikibazo azagufasha iyi se ugize ikibazo uretse kuvanga imitungo dada yadusigiye nta bundi bufasha bumuturutse wabona nese uriya urabona abaye iki koko erega byashoboka yuko wenda muri iki gihe nta kintu afite ariko reba nk'ubesho muri tugiye kujya ku ishuri harabura one week ngo tujye ku ishuri nta nubwo numvuza n'igitekerezo cy'uko tuzagenda ibikoresho ikibuya ariko mukanya ugiye koga mugende mutembere ariko ibikoresho ntabwo muzabibura byo kujyana ku ishuri bizabura ngenda bizi ntitugikora family meeting nkuko twayikoraga mbere turebe ibibura mu rugo turebe isabwa wapi mwivugiyeho ubwanyu mbere reka manze nkubwire nkuru umwana wanjye w'imfura uyu nguyu Fifi siwe bucura bwanjye none se reka mbabwire muzi igihe mbamaranye mbarera ariko icyo gihe wari uri nande mumaze gukura icyo gihe wari uri nande narindi nande ntabwo muzi igihe papa wanyu yapfiriye se nyine wari uri wenyine wari ufite umwanya nafashe umwanya wo kubarera mumaze gukora none ndumva utangiye kundusha uburakari utangiye twakagiye inama nkuko watureze tukiri bato tugeje aho dukuze aho twakagiye inama aho gutangiye kutwereka ko nta kintu tuvuze imbere yawe hejuru y'akagabo katagize n'icyo kamaze ngaho nyumvira n'ukuri akagabo Zuba ni wowe komera kembo reka ni wowe Zuba shawura cyakora ikimotari shaka usigaye uzi kwabura agatariyani nakabone ibyo ni ibintu biba byoroshye uracyakora ikimotari Zuba ndacyagikora nta uratangiye ukize ububwa ubwo ugiye kubumondera oya ntabwo nabugomba Zuba ndacyabukora ariko nanjye ejo ni hanze ni heza andi makuru se ni meza ariko nari nkuyoboye pe nari nkuyoboye ko ngiye gutambukaho pe byagendaga ariko barahindutse noneho ku mutwe bwarwa bwazagamo ibishokoro rwose buri ku murongo oya birumvikana nta bintu byinshi nizere ko uyu mumera gufasha neza nawe urabizi nyine dufashe neza pe mbese kuri hano so nari ngeze aha ngaha hari akabanza nshaka kugura hano hepfo kuko hari umushinga nshaka gukora wo kubaka amashuri ugeze mu rwego rwo kugura ibibanza uzi ko wanyibagiwe cyakoze ntabwo ujya uhinduka hari ababona amafaranga bagahita bibagirwa babandi bababaranye ahubwo hari n'inzu ndi kubaka hirya aha ubu nari nje kureba nyine iki kibanza ndibona nakomeza kugira ngo nyine noneho tugerane ahubwo ngwino nta kibazo ngeze ngwino nubwo yavuze ngo rateruka amatukica wumve n'umunyenga wakaruka wumve n'umunyenga waka cyane ndashaka kukuza ngo ndebe ibintu byacamo akagabo ntago ari akagabo kandi reka nkubwire ntundakaze kuri iyi nshuro ntago nkurakaza kuko nawe wandakaje mbere yawe mami nyumva ntago nshaka kukurakaza turi kujya inama telefone yanjye iri hehe wasanga yanampamagaye akaba yamaze araguhamagaye akubwira ubu urumva ibintu byose turi kubwira kubitesha agaciro ubabajwe nuko yaguhamagaye naguhamagara gusanga aho uri urumva agasuzuguro utangiye kugenda nta gasuzuguro urabizi ko nakuruhanye urabizi kuki wabitesha agaciro none ko nakureze ukaba umaze gukura none urashaka kumbuza uburenganzira bwanjye niko muko nta soni ninde ubukubujije urashaka kunzamuraho urutugu utangiye kujya undebera urabizi ibi byose ubona twese tubifiteho uruhare none ntabwo ari ibyawe gusa ni papa bisize ntabwo rero twakishimishwa no kubona uri kubyangiza uko wiboneye ngo nuko ngufite ngo urukundo ngo urukunda n'umuntu urwo rukundo rwanyu cyoke ni rwiza ariko gukundana nta n'ubikubujije ariko niba ukundanye umenye ngo hari abantu basize inyuma muri abana banjye uri kumva ntabwo mugomba kuntegeka icyo ngomba gukora si turi kugutegeka turi kujya inama kuko baradusize papa yaradusize adusigira umubyeyi ari wowe ntabwo ndi kugutegeka ahubwo turi kujya inama y'icyo twakora of course turi kujya inama y'icyo twakora ziki we ntabwo ubibona buri weekend wagiye inshingano z'umubyeyi warazitaye nyine wabonye iz'umugabo
ntabwo ushaka kumenya abana bariye ntabwo ushaka kumenya ko baryamye ubundi se mujya mwirirwa mutari cyangwa mukarara mutari ese ibyo nibyo tuba dukeneye gusa ibyo nibyo tuba dukeneye gusa no kukubona tukubona ryari uyu munsi wonyine hafi amezi angahe ashize uyu munsi wonyine kuko sinzi ukuntu byagenze menya amamodoka ajya kukoshya mana yanjye mbega sinzi umuntu urimo kukoshya amakuru ni meza ayanditse oya ntabwo ari ukukwanga ntabwo ari ukukwanga ahubwo akazi kakaba kenshi nta kibazo mbwira ndakumva nta kibazo nibyo nta kibazo mwese kugira ngo ukunze kunsura nta kintu bitwaye waza ukangiraho nta kibazo rwose karibu mu buryo busanzwe nta kibazo twabipanga ukazaza ukatugeraho ukareba na madamu ameze ntabwo ntacyo byatwara icara mubwire ariko mva mfite plan B kari akaga kagomba kava muri uru rugo wowe ibintu uhoramo urasasa agombe ave muri uru rugo none tujya gukora iki ikintu tugiye gukora tujya kumena nk'inkari yego iki inkari ntabwo byumva shamana avutane n'ubwoba shaka ko ava muri uru rugo ejo bundi igikoma ntabwo ibyo bindeba icyo nshaka ko akora iki ava hano akagenda tugende ahubwo kuzishaka ntuzi ko numva ntabyo nshaka ugomba ubishake inkari ziboneke tugende ego havuga itsakoreza mba shaye ibyo nabyihangana azaba ari gatumwa fa kurara mama bimenye yaduhitana nase ubu nabimenye ni akazi ke icyo dushaka ni ukagenda ubwo twagiye ndagenda imbere urumva ari hanze ari ku telefone noneho nakunda kuri ko tubigenza ariko mva shangiye mfite ubwoba ese ubwoba bw'iki twe dushaka ko ava mu rugo nta kindi ninde wamuzanye siyo mwizanye azongera yisubizeyo twagiye
Surprise! Ako Bera. Bera ibi ni ibiki? Surprise! Ndebe uburyo mugire telefone. Bera. Oh my god. Bera, kana gasuzu. Bera. Ibi ni ibiki mwa ucoco? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki?